Banyarwanda, banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda mwamaze gukora subscribe hano ku Isanzure TV, ndabashimira cyane mu by'ukuri. Aya ni amakuru aba agezweho kandi yizewe mbere ku buryo urubyiruko rw'Abanyarwanda mu by'ukuri rukomeje kubura akazi. Ariyo mpamvu mubona uyu mubare nyamwinshi wa runo rubyiruko rw'Abanyarwanda rwaje kudepoza mu by'ukuri kugira ngo barebe ko babona akazi ku kigo kimwe hano Kicukiro, ariko reba abantu bose baje kandi mu by'ukuri turi gusaba imyanya 3 yonyine, ariko undebere abantu bose baje bashaka ako kazi umbwira ati aba bantu bose bazabona akazi. Ariyo mpamvu leta yanyu, leta y'ubumwe, leta y'u Rwanda muvuga yaduharaniye ikadaharanira ubusugire bw'igihugu. Reba ukuntu yicishije abahungu, abasore n'urubyiruko rw'inkumi inzara. Mu by'ukuri aba bose mureba baba iwabo, ariyo mpamvu ubona ko basa neza ariko nta mafaranga bafite. Ni ukumesa agakoti akamesa agapantaro ariko no mu nda naho harimo isuku. Mumbwira ati rero banyarwanda, banyarwandakazi turaganaye mu gihe urubyiruko rudafite uburyo bwo kwikorera, babe bashinga ubu business butoya ku buryo bwabateza imbere batagiye gutegera amaboko leta cyangwa ibindi bigo by'abikorera. Tugomba guhaguruka nk'urubyiruko kugira ngo dushakishe uburyo twakwikorera kuruta uko dutega amaboko leta, ariko mu by'ukuri twabujijwe amahirwe. Aha ni mu mujyi wa Kigali, rero muri kubona ko wa mujyi wanyu mwirirwa muvuga ati ni cleaning city, muri kuvoma noneho amazi yo mu marigori. Mumbwire umujyi utagira amazi ni gute mumbwira ngo ni umujyi kweri? Leta ikomeje kwicisha abaturage bayo inyota.